ni ikipe ya Rutsiro igaragaje ikintu bita amanyanga, gutandaraza, guca bugufi, guhinduka bihondwa. Ni Rutsiro yashatse kwa Afrika ya mibare yaseze ishize, yashakaga kuzuza 6 beri kugira ngo ngeze igare mpezanya na APR ku mubare w'ibitego. Ibihe byiza wowe ukurikira nitwe Bami TV, ndavuga nti weekend nziza, weekend y'uburyohe. Abariyo mitima irahagaze, bari kuri pressure bati ese turatsinda, ariko abariyo uko byagenda kose ndakeka duhagaze neza. Dutangiranye n'umugabo bita Fredina, umufana wa Rayon Sport ukomeye, aho agira ati Rutsiro turayitunga agatoki rwose, ibintu mwadukoreye, ibyo mwafashe, ibyo mwemeye, ibyo mwemeranyije na APR, Rutsiro tuzi, Rutsiro umwami mukorera azabahembe. Ibi bitego nawe uri umuntu ushyira mu gaciro, nk'uko tugiye gukomezanya muri iki kiganiro tubivugaho, nawe ntago wakwemeza ko iyi ari APR musanzwe muzi cyangwa se musanzwe mubona. Twahera nk'Ibugesera, niba mwari muhari mwabonye ko batsinze igitego kimwe Bugesera yarabatatse. Wenda Bugesera mu manegeka muri iyi minsi, ariko Bugesera yabatatse barafunga inyuma biranga, Bugesera ihusha ibitego. Ejo bundi kuri Etincelle, ngira ngo muba mubizi, tujye tuvuga ibintu byose, tugende tunasesengura. Hari umufana, uyu mufana bita Fred, nanjye ndamukunda, ntago ahubagurika nk'abandi, ashyiramo inyurabwenge akareba akavuga ati ibi bintu bimeze bite. Nawe ushyizemo inyurabwenge. Ejo bundi ku mukino wa Rutsiro, APR yakubisemo ibitego 2, Rutsiro yagize itya ibyishyura mu mwanya nk'uwo guhumbya. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Iyi ntago ari APR, izi ntago ari imbaraga za APR ejo zakoze kuri Rutsiro 100%. Ndemeranya na Fredina, gusa ariko guys, buretse mbanze mbumvishe Fredina kanavuze, kandi nawe ugasesenguye wasanga ari ukuri. So mbere yuko tujya muri byinshi, banza kuri subscribe hano hasi, ubundi dukomezanye kabisa, ubundi tunasengera ikipe yacu, ikipe y'Imana Rayon Sport nayo ize kubikora nk'uko mubimenyereye. Ntago njya mbatenguha, kandi umunsi ku munsi tuba turi kumwe. Ariko Imana yo mu ijuru ikunda abariyo, yavuze bati mu izina rya Yesu, yabihagaritse, yaburijemo imigambi y'incakuru. Ariko ntakubeshye, ibintu mboneye hano ku muganda biragagenda bizabona. Abantu batari bahari nyine tubabwire ntabwo bantu. Nukuvuga ngo APR yagiye kuruka ifite ibitego 2, muri mite ya kabiri razitsinda ibitego 3. Iyi sezo kuva nabona APR sinigeze mbona APR itsinda ibitego 3 byibura ntiyishyurwemo kimwe. Niyo mpamvu ubwira ngo twebwe, yewe n'abafana ba APR ubwabo batubwiye bati ibi bintu nta nubwo binadushimishije. Niko se musore wanjye? Yes sir. Wowe nk'umukunzi wa APR uraye amajoro ngo ugiye kureba Rayon Sport. Bura tubwizanye ukuri ikinyamupira. Yego. Ibi nta APR yakoze usanzwe uyibiziho cyangwa nawe watunguye? Je nanjye byanunguye. Mu buryo bwiza se cyangwa bubi? Impamvu oya yanakinye neza. Yakinye neza. Yakinye neza byatari. None se oya nje nishimye. Nta n'ikintu cyatuma nishima pe, sibyo? Ikintu cyatumye mfata umwanzuro wo kurara i Rubavu, kujya ngo nzarebe Rayon Sport. Reka nguhumurize ikintu kimwe rero, yatsindwa ejo uzabona ibitego 2, ariko uzabona umupira mwiza uryoshye, uzabona umupira ufunguye ku mpande zombi. Ntabwo uzabona Etincelle yafunguye yatandaraje nko Rutsiro atandaraje. Fredina nyumva, oya natangaje tuzafinyura ejo twari turi kumwe bro. Natangaje nkubwira ko ari umufana wa APR wigeze uvuga ibitego 5, sibyo? Bavuze 3. Bavuze 3. None tuyigize amahirwe gute se? Nta mukino usa nundi, ukumva ko ibyakubaye Kigali baguhindukirana nanjye biri bumbeho se? Birashoboka. Etincelle nayikuye 3 fazare, ngomba kwikura 6 yuzuye. Etincelle wayo biragoranye gute se? Akoreka nkubaze, umwaka washize Etincelle kwitsinda yakugoranye. Uvuka he? Mvuka mu karere ka Gatsibo. Nanjye mvuka mu karere ka Muhanga. Yasa. Urumva wowe uturuka hafi nubwo bwakwira wasimbuka ukaryama. Nukuvuga ngo rero ikintu gihari ni kimwe, bakunzi ba APR. Yesa. Icyo nababwira cyo ni kimwe, uyu mwaka nta kintu mufite ngo nkubeshye.
APR nta kirimo abakinnyi mwebwe ni imbaraga zanyu uzana imbaraga zanyu zisigaye mu kibuga byararangiye imbaraga zanyu zisigaje mu kuganiriza adversaire abakinnyi ba APR ni nabo iriya ntabwo ariko miliyari hura na Etincelle ukayibanza ibitego bibiri ikaguhindukirana ikagukubita koko ubundi ari atatu baka Etincelle miliyari kugira ngo mbanze mwibariza akantu kugira n'abantu uyu mwaka mwarahiye. Yes, abwirwa benshi akabwirwa beneyo akumva beneyo, ariko ndakeka ko aka kantu Fred navuze ko murakumvishe mu kibuga rwose APR nta kintu kikirimo, ahubwo mu by'ukuri isigaye itegura hanze y'ikibuga. Guys, ibi bintu rero bizadukoraho, ibi ntabwo bizatuma tujya muri CAF ngo dukine tuzamuke tugere mu gikombe cy'isi. That's why twanga gushyiramo intege muri tara zacu dufite, ahubwo tugashyiramo intege mu ikofi. Benshi naho bari kugaruka bavuga bati cyakora reyo murayizira, ariko yo ikora ibintu biririyo, ntago ijya kugura, ntago ijya gutegura hanze y'ikibuga, ntago ijya kugira ubuntu bw'ubutiriganya, ibona amanota yayo yaruhiye, dore ko niyo itsinze ibitego isa nk'iyaraririye barabyanga. Si ukuvugira reyo wenda kuko nyifana of course, ariko mu by'ukuri ushyizemo inyurabwenge iki kintu APR nigikomeza nta hantu umupira w'u Rwanda uzagera. Ibyo ndabivuga bishimangira, dushyiremo imbaraga zacu dutsinde cyangwa dutsindwe, ariko nta bintu byo kuvuga ngo duhereje akantu. Sinzi niba muri kumva iki kintu please, kuko APR bivugwa kenshi kandi buriya baravuga ngo nta nduru ivugira ubusa imusozi. Byumvikane yuko buri muntu wese yagutunga urutoki runaka ategura, namwe muzi Rutsiro no guhatana kwayo kari byo twahereyeho. Ni gute hakubitwa ibitego 5? Nuko nirinze kuba nateza akajagari muri iyi video kuko mfite gahunda yo gukora iminota mike, ariko niba wararebye ibitego APR atsindaga wabonaga abadefenseur b'inyuma ni ibintu utamenya, nyezamu ni igitego napfuye kwemera nacyo, ariko ntemeye neza kuko uburyo Watara yasize, ni igitego cya Watara, uburyo Watara yasize umudefenseur yababawe ni ibintu nawe akuvuga ati ibi ngibi nta umupira w'u Rwanda nta hantu watugeza, ibi bintu bikinwa gutya. Guys, ngiye nyine byarambabaje, ariko bakunze ba Rayon Sport mugira umutima utuje, turabikora kandi neza, sibyo? So mu magambo make rero ndibuze kubagezaho indi update ya Rayon Sport uko birabihagaze, kuko kanya tugiye kwerekeza za Rubavu tumenye ngo ibintu bimeze biti. Rayon Sport umwuka ifite no wo gutsinda. Thank you so much, ndabakunda cyane, ndacyari Mr M nk'ibisanzwe. Iyi ni Nitwe Bami TV, mukore subscribe dukomeze tubane mu kanya bishoboka ko twanawushyira live. Thank you.